Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data, dutangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza no kubifuriza kugubwa neza no kuzura ubuntu tubonera mu mwami wacu Yesu Kristo. Ngereho muganira ni Bagabo Joseph, kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine nkuko maze kubimenyera muri ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Ikirundi. Bene data rero dutangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Mwe mukurikirana ibiganiro bya Saveur Divine, ndagira ngo nongere mbasuze kandi nongere mbifuriza kugubwa neza nkuko maze kubivuga. Bene data rero kino cyumweru turimo tuganira hejuru y'ijambo ry'Imana sanga muri Efeso ibice bya 2:30, ritubwira ko kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa kwacu. Bene data turimo tuganira hejuru y'umwuka wera no kudateza agahinda umwuka wera. Kandi hari mushiki wanjye wambanjirije muri kino cyumweru, hari n'abazaza inyuma yanjye nabo baganira namwe, mwe mutega amatwi cya Saveur Divine kuri iyi nsanganyamatsiko yo kudateza agahinda umwuka wera. Ushaka kwibaza cyane ngo mbese ni gute umuntu ateza agahinda umwuka wera, ni gute abantu bateza agahinda umwuka wera, mbese umwuka wera ni iki bateza agahinda? Ushobora kubisobanukirwa cyangwa utabisobanukiwe, ariko reka tuganire mu ncamakeya, tuvuge ku mwuka wera, noneho tuvuge no guteza agahinda umwuka wera n'ingaruka bigira mu buzima bwa muntu umunsi ku munsi. Iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya mbere umurongo wa 8, niho uhasanga uyu mwuka wera batubwiye tugomba guteza agahinda umumaro wawo cyane, kuko umwanditsi yaranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi abagabo nyabagabo kumpamya uhereye Yerusalemu, Yuda yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ibi ngibi uwabyandikaga yandikagaho muri icyo gihe bari batuye muri bice bavuze bya Samariya, Yuda ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi, ariko natwe turimo ko turi ku mpera y'isi, turahangaha uraho ngaho utuye, aho wakumva ikiganiro aho waba uri hose nawe wibona muri iri sezerano, kuko arizo ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamurikira, kandi nibwo muzaba mubaye abagabo nyabagabo. Si ukuvuga ngo ni umugabo ku gitsina gabo, ahubwo ni ukuba umugabo nyamugabo wo guhamya iby'Imana mu buryo bwo guhamya, mu buryo bwo kwemera, mu buryo bwo guhamya. Rero icyakora muzaba abagabo nyabagabo umwuka wera nabamurikira, kandi nibwo muzashobora gukora ibyo mudashobora kwishoboza. Ndabyibuka mu gitabo cya Yoweri nawe yaranditse aravuga ngo icyakora mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bayo, kugira ngo bashobore guhamya, babashe gukora iby'ubutwari, babashe kuvuga iby'ubutwari. Umwuka wera twamuhawe rero nk'ingwate, umwuka wera twamuhawe nk'udushoboza, umwuka wera twamuhawe nk'imbaraga zidushoboza guhamya, zidushoboza kwerekana abo turi bo, zidushoboza kwerekana icyo tumaze, zidushoboza kwerekana umwami Yesu Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwene data mushiki wanjye ukurikirana ibiganiro bya Saveur Divine, ndongera cyambere ngushishikarize kongera kuzura umwuka wera, cyangwa se kongera gushaka umwuka wera mu buzima bwawe, kuko ni imbaraga. Ariko tena biragatsindwa n'Uwiteka kubaho ubabaza umwuka wera, kubaho uteza agahinda umwuka wera. Waramuhawe ariko ukamuteza agahinda, waramwakiriye ariko ukamuteza agahinda. Nicyo twasomye mu Efeso 4:30 ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera, Imana bashyiraho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Reba nawe uteje agahinda icyaka kubereye protection, uteje agahinda icyaka kubereye kigukingira, kandi rimwe na rimwe bikakugirira ingaruka. Nibyo Dawidi yigeze yavuga ngo maze gucumura umunsi umwe, umuhanuzi amugeze aramubwira ati waracumuye. Dawidi amenya icyo yakoze kugiye giteza agahinda umwuka wera, aravuga ngo Mana ntunkureho umwuka wera, ntunkureho amaso yawe, kuko sinzi uko byagenda, sinzi uko nabaho. Bene data bashiki banjye, ndagira ngo nongere mbabwire mwe mutega
amatega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, mwihangane mu byo mukora byose, mwirinde guteza agahinda umwuka wera. Haro byigeze bibaho kandi ibyo bigira ingaruka mbi cyane. Nusoma muri Yesaya 63:8 haratubwira ngo kuko yavuze iti ni ukuri abani abantu banjye abana batariganya nuko ababera umukiza. Umurongo wa 9 yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika ahora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibi byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Yajyaga abaterura akabaheka iminsi yose ya kera. Ariko baragoma bababaza umwuka wera, bituma ahinduka umwanzi wabo ndetse ubwe arwana nabo. Kubabaza umwuka wera ni kimwe kintu gishobora gutuma umwuka wera ahinduka umwanzi wawe, kandi yarasanzwe ahubwo ari protection yawe. Yarasanzwe ari ukukuzuza imbaraga, yarasanzwe ari ukubana nawe, yarasanzwe ari ukugushyigikira kugendana nawe. Ariko mu kumubabaza, mu gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kubera ngo bajyaga baterura akabaheka iminsi yose ya kera. Mu bigaragara umwuka wera ajya duterura akatugezaho tutakwigeza. Umwuka wera ajya duheka akatugezaho tutakwigeza. Aradushyigikira akatuba hafi akatubera byose. Ngo ariko baragoma bababaza umwuka wera. Ikibazo ngiki ni ukugoma umuntu akababaza umwuka wera. Ni nacyo twarebye twashatse kuvugaho ngo nimugatera agahinda umwuka wera. Agahinda umwuka wera kagira ryari, akagira iyo abantu batangiye kwinjira mu kugumwa bakamubabaza. Ko umwuka wera agira ibintu akunda, agira ibintu ashaka, agira ibintu akwifuzaho. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ariko ntimuzi ko muri nyubako z'umwuka wera ngo Imana yashyize muri mwebwe. Umwuka wera akeneye gutura muri mwebwe, akeneye kuba muri mwebwe, akeneye kuba muri njyewe. Ariko hari ibindi bintu abana nabyo bizima agendana nabyo. Ariko iyo umuntu atangiye kwinjiza ibintu muri we bidatuma umwuka wera aba muri we yisanzuye, umwuka wera arahindukira akagenda. Ni ukugenda umubabaza, ni ukugenda umutuka, ni ukugenda umwirukana muri weho, ukamutera agahinda. Bene data bashiki banjye, mwihangane muri iyi minsi tugezemo, mwinjize muri mwebwe ibintu bikwiriye biturana n'umwuka wera Imana yashyize muri mwebwe. Muri inyubako z'umwuka wera, muri inzu z'umwuka wera, Imana yashyize umwuka wera muri mwebwe. Namwe atari wamuhabwa mwamusenga mukamuhabwa, mwasenga mukamuhabwa, kugira ngo umwuka wera azinjira mu bugingo bwanyu, mu buzima bwanyu, abe muri mwebwe, abemeze, abashoboze, abereke n'ibyo gukora. Nicyo uyu mwanditsi yavuze ngo muzaba abagabo nyabagabo. Undi mwanditsi yavuze ngo nta wundi uzakwemeza iby'ibyaha kereka umwuka wera. Muri ibyo 107 baravuga ngo ubwirwa n'iki ko umwuka wera umutunze, ngo nuko ugira urukundo muri weho. Umwuka wera turana n'urukundo, ariko igihe utangiye kwinjizamo ibintu muri wewe bitari urukundo umutima wawe, umwuka wera aragenda arababara akagira agahinda, kuko ntajya turana n'ibyo bintu. Ukeneye kwinjiza ibintu muri weho bituma umwuka wera arusha gutura muri weho. Ukeneye kwinjiza ibintu muri weho bituma umwuka wera yishimira kuba muri weho. Hari ibintu aturana nabyo, hari ibintu abana nabyo, hari ibintu akorana nabyo, ariko ntakorana n'ibyaha. Uko winjiza ibyaha muri weho, winjiza ibintu bidafatika muri weho, winjiza urwango muri weho, umwuka wera agira agahinda akagenda. Ariko ko winjiza urukundo muri weho, kinjiza gukiranuka, kinjiza ubugwaneza, kinjiza ibindi byose bizima kandi bitunganye muri weho, umwuka wera araza akaba muri we, mugaturana kandi mukagendana mukagera aho mugera, akagushyigikira. Niko twasomye ngo ibyo bizatuma rwose abana namwe, abashyigikire, abaherekeze kugeza ku munsi wo gucungurwa kwanyu. Mwuka wera twahawe n'Imana no kudushyigikira, no kuduherekeza, no kutubana natwe akatugeza ku gucungurwa kwacu. Ariko kugira ngo umurinde ubane nawe kugeza ku gucungurwa, nuko ugenda usora ibintu byose byamutera agahinda, agasohoka muri weho, ntabakiri muri weho. Nta bindi rero ni icyaha, kuko umwuka wera umuteye agahinda arasohoka. Muri Matayo 12:32 haravuga ngo kandi umuntu wese usebye umwuka umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebye umwuka wera ntazababarirwa, naho haba mu gihe cya none cyangwa mu gihe kizaza. Imana idushoboze, Imana igushoboze kubaho mu buzima budasebye umwuka wera, kubera ko gusebya umwuka wera ni ikintu gituma umuntu atababarirwa, byaba mu buzima bwa none n'ubuzima buzaza.
reka nta kundi umuntu agenda asabye umwuka wera, nuko agenda yinjiza ibintu muri we umwuka wera adashaka, nuko agenda yinjiza ibintu muri we umwuka wera adakeneye. Niyo mpamvu umwanditsi undi yavuze ngo icyakora ni muri abanyu ngo mwigenge, ahubwo mugengwa n'umwuka w'Imana uba muri mwebwe. Umwuka wera akeneye kuba muri we kugira ngo akugenge, akwereka aho ugomba gukandagira, akwereka uko ugomba kuvuga, akwereka uko ugomba kwitwara, kugira ngo utamusebya ahari bikakuviraho umugayo muri iki gihe urimo igihe kizaza. Niyo mpamvu umwuka wera akeneye kuba muri we kugira ngo akugenge, akwereka ukuntu ugenda ejo cyangwa se ejo bundi utabonekaho umugayo kubwo kumusebya, bigatuma ugira ingaruka mu gihe urimo n'igihe kizaza. Bene data bashiki banjye, mwe mutega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, ndongera kubakangurira kuzura umwuka wera, ariko mukirinda kugira ngo mutamutera ishavu mukamubabaza. Nibyo Dawidi yamenye, aravuga ngo Mwami Imana, ndabizi ko nakoze ibicumuro, ndabizi ko nakoze ibintu bitari byo, umbabarire nunkuraho umwuka wawe wera, umbabarire nunkuraho umwuka wawe wera. Ntabwo naba ndiho, nta kuntu naba ngenda, nta kuntu naba nifata, nta buzima naba mfite, aravuga ngo umbabarire nunkuraho umwuka wawe wera. Ikintu gikomeye muri iyi si kandi kigoye ni ukubaho nyuma y'ubuzima bwo kuzura umwuka wera. Imana ibashoboze, ibarinde mwuzure umwuka wera, kandi mu byo mukora byose mwirinde ibyatuma umwuka wera aba muri mwe gatishimye, ibyatuma umwuka wera ahindukira ntaba ari umukunzi wanyu akaba umwanzi wanyu, ibyatuma umwuka wera agira agahinda. Mubyirinde mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi Imana ibashoboze, ibaha imbaraga. Hari undi rwandiko muri Mariko 3:29 haravuga ngo ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Imana ibarinde kubaho mu buzima busa nko gutuka umwuka wera, muhakana iby'Imana, muhakana iby'imbaraga z'Imana, muhakana kwera kwayo no gutungana kwayo, ahubwo Imana ibashoboze kubaho mu buzima bwuzura umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.